Nongeye kugwa ikaze kuri Leo TV Entertainment. Uwicyeza Pamela umugore w'umuhanzi The Ben yahishuye ko mu minsi ishize aherutse gukora impanuka ikomeye ku buryo yumvaga ko birangiye ariko Imana maze ikinga ukuboko. Ibi rero Pamela yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Tycoon Ndahiro aho yari yabajijwe ku bigendanye n'impanuka aherutse gukora. Yabajijwe icyo yatekerezaga mu gihe yari ari gukora iyo mpanuka maze avuga ko yari afite ubwoba. Uwicyeza Pamela akomeza avuga ati numvaga mfite ubwoba cyane, byari bikomeye, numvaga ko birangiye nta muntu uri buze kubaho kuko ni igikamyo cyaje kuba kidukubita, maze mbere yuko kidukubita twese twari twahumirije. Nabwiye rero abantu twari turi kumwe mu modoka ati nimufunge amaso yanyu ubundi tuvuza induru. Cyari igikamyo rero gihetse amaferabeto, cyari igikamyo kinini cyane kituruta kuko cyarutaga imodoka yacu, ariko Imana yarahabaye. Nta muntu n'umwe rero wigeze ugira ikibazo kuko njyewe nafunguye amaso nkimara kumva kidukubise. Yavuze ko rero iyi mpanuka yatewe n'igikamyo cyabuze feri gisubira inyuma, babura uko bitwara kuko abagenzi bari bari kugenda mu muhanda ndetse no mu gisate kindi cy'umuhanda cyari kirimo imodoka. Uwicyeza Pamela yakomeje agira ati nakibonye gitangiye gusubira inyuma ndavuga nti nkora iki, nkataha ngaha cyangwa nzamuke, ariko ndavuga ati ibihubwo nibyo biba bikoresha impanuka kurushaho. Turabireka rero ibyabaye tubura uko tubigenza, turahumiriza twumva kiradukubise. Pamela rero avuga ko yafunguye amaso nyuma y'uko iki gikamyo kibagonze asanga ni muzima na bagenzi be nta n'umwe wagize ikibazo. Uwicyeza Pamela akomeje agira ati natekereje ko napfuye ngira ngo ni umutwe wanjye uri gutekereza, kumbe nta kintu twari twabaye. Abantu bose ndabareba inyuma ndababaza ngo mumeze neza, barambwira bati tumeze neza. Yakomeje rero agaragaza ko ari Imana yahabaye kuko n'uwari utwaye icyo gikamyo yabagonze yumvaga ko bapfuye, ariko atungurwa no gusanga bose ari bazima. Yemeza ko ari igitangaza. Rero uwo nguwo Uwicyeza Pamela akomeje agira ati ni umuntu wabuze feri yavuye mu gikamyo, ati n'umuntu wabuze feri yavuye mu gikamyo araza aravuga ngo nabishe nabamaze, aje asanga twese tumeze neza arumirwa, avuga ko ari igitangaza gikomeye. Rero Uwicyeza Pamela murumva ko mu minsi ishize Imana yaje kuba imurokora impanuka yari ikomeye cyane, kuko murumva kugongwa n'igikamyo ukaza kuba warokoka biba ari igitangaza. Nge twari turi kumwe rero muri aya makuru, nitwa Leo Dukuze. Niba ukunda ibyo dukora kora kuri subscribe kugira ngo tujye twibanira buri munsi, kandi niba wakunze iyi nkuru ntiwibagirwe gukora kuri like. Ndagushimiye cyane.